nanone nongeye kubasuhuza shuti bakunzi ba Azira TV mbahaye ikaze. Munyemerere uyu munsi wa none mbabwire uwo ndiwe, mbabwire n'ikituzanye muri studio kugira ngo tubagezeho amakuru atandukanye, amakuru acaracara ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Nge uri kuri mikoro nitwa Desque Nyomugabo, iyi ni Azira TV. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu karere ka Nyanza. Inyanza kabisa, aho ni mu majyepfo y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho havugwa inkuru y'umuyobozi yirukanwe, bamukenyeje kabisa, baramuhambiriza, baramwirukana. Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa kabisa, ngo ufite ibyaha cyangwa se ukekwaho gukora ibyaha bingana nk'umutwaro. Yewe we, uti byagenze gute rero? Umuyobozi yirukanwe bikekwa ko azira guhindura umunsi w'umuganda rusange, noneho akawuhindura akashyiraho umunsi we. Uyu ni uwari Gitifu w'akagari ka Mushirurunga, Mushirurunga, aho ni mu murenge rero wa Rwabicuma. Yirukanwe kabisa, yirukanwe mu kazi azira guhindura umunsi w'umuganda rusange. Ubusanzwe uyu muganda wabaga kuwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi cyangwa se buri kwezi. Uyu nguyu rero ngo arawuhinduye ashyiraho umunsi we bwite, bitandukanye rero n'umunsi leta yagenye. Amakuru rero dukesha ikinyamakuru Umuseke, ukekwa cyangwa se bikekwa ko yakoreshaga umunsi wihariye, muri makeya umunsi igihugu cyose tuba turi gukora umuganda usoza ukwezi, we yarekaga kuwukoresha ahubwo akajya mu bindi bintu bye. Bamwe mu bakurikiye aya makuru avuga ko uriya mu Gitifu yazize amakosa atandukanye, harimo umuganda rusange wari kuba kuwa gatandatu nawukoreshe, ndetse abibajijwe akavuga ko azawukoresha bukeye ku cyumweru, naho kuri uwo munsi ku cyumweru birangira atawukoresheje. Ayewewe, mu yandi makosa rero uyu mu Gitifu nawe afite, ngo bikekwa ko yazize nanone kuba mu kagari yayoboraga abacuruzi bo mu tubari bacuruzaga amasaha, bagakinga amasaha yarenze yo gukingwa k'uturabari. Murabizi ko utubari ubu ngubu dusigaye dufite amasaha ntarengwa bagomba kuba bakinze. Uyu mu Gitifu rero yabakingiraga ikibaba, akanga kubatanga, noneho akabari kakarara gakeza, kakarara gakora kabisa ibintu bigayitse, kandi nawe ngo yisangaga muri ako kabari kuko niho ngo yanyweraga. Ibi nabyo rero byatumye Gitifu bamukenyeza, baramuhambiriza, bamukura mu nshingano kabisa. Kandi nanone umundi muturage yabwiye ikinyamakuru Igihe ko yari mu kabari saa 8 z'ijoro ari kwinywera inzoga nta n'icyabaye, kandi murabizi ko utubari muri iki gihe tutaba twemerewe kurenza amasaha ya saa 4. Ikindi kandi nanone uyu mu Gitifu ngo akekwaho kuba yarinjiye undi mugore, umugore w'umupfakazi, ndavuga umupfakazi na kuvuga ngo ni umugore yapfushije umugabo, yaramwijije ashaka no kumutegeka mu rugo rw'uwo mugabo yapfuye. No kuvuga ngo yashatse kumutegeka uwo mugore, baranaserera, uyu Gitifu ashaka kwirukana umugore mu rugo rwe. Kera kabaye rero umukobwa yanze kwemera kwirukanwa na Gitifu kabisa, aravuga ati nzahanambira kabisa. Uyu Gitifu rero bivugwa ko nta myaka 2 yari amaze mu kazi, ariko yari amaze kugira amakosa uruhuri rwayo, amakosa arenze kabisa. Uyu Gitifu rero yakatiwe doke, inzego ziri kumukurikirana kabisa, kandi nanone yirukanwe mu kazi namerekeza.
ngayo nguko rero njye mwari muri kumwe ni Descon niyo mugabo. Iyi ni Haturaba TV, isoko y'amakuru acukumbuye kandi yizewe. Tubahe ikaze mu yandi makuru.